Biragoye gusanga ahantu ari cyangwa se kuba uri ahantu ari ntuseke cyangwa se ntiwishime, biragoye cyane, ni nk'ahantu h'ukwezi. Uyu muhanzi ni umuhanzi ufite ibigwi bihambaye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu muhanzi uzasanga abana bamuzi, abagore, abagabo ndetse n'abasaza n'abakecuru nabo ntibazatangwa kumumenya. Uyu muhanzi ni umuhanzi watangiye azwi n'umuryango w'iwabo gusa, abana bavukana ndetse na se na nyina. Uyu muhanzi byagenze gute kugira ngo dusange igihugu cyose kimuzi ndetse na East Africa nayo ubwayo ikaba imuzi, isi yose ikaba imuzi? Biragoye kuzajya mu gihugu kimwe cyangwa se ikindi ugasanga nta ndirimbo n'imwe iri muri icyo gihugu y'uyu muhanzi itazwi, ntihaburamo n'imwe. Ni gute byagenze kugira ngo uyu muhanzi yisange ari umwe mu bahanzi bo mu Rwanda bashobora kuba barageze ku rutonde rw'indirimbo 100 za Billboard chart? Byagenze gute? Ni umuhanzi wakoze ibyo benshi tutatekerezaga, ni umuhanzi wagiye akora ibigwi byinshi cyane, ayatwaye Guma Guma benshi batamukekeraga. Ku nshuro ye ya gatatu ageze muri Guma Guma. Ese byagenze bite kugira ngo uyu munsi tube twicaye turi kuvuga kuri uyu muhanzi? Uyu muhanzi nta wundi, yitwa Itahiwacu Bruce Melody. Niyo ababyeyi be bamwise Itahiwacu Bruce. Amazina akoresha mu muziki Bruce Melody, uzamwumva abandi bamwita Munyakazi, ubwo yita igitangaza. Ibihangange bigenzi bye kubera gutinya ibintu akora bidapfa gukorwa n'undi uwo ari we wese, bamwise Tinyus Melody. Ubyumvishije neza wagira ngo ni ukumutuka, nyamara siko bimeze, ahubwo ni uburyo akoramo ibintu bye byiza kandi byinshi. Ntuzatungurwa kumva yasohoye indirimbo 5 mu mwaka umwe, nyamara ibi bintu ntibijya bipfa gukorwa n'undi muhanzi uwo ari we wese, kubera ko ugerageje kubikora undi mwaka ntabishobora. Ntuzatungurwa kumva yatwaye ibihembo birenze 3 mu mwaka. Ibi byatangiye bite? Se byahereye gute? Uyu munsi nibyo tugiye kureba. Ngushimiye kuba uri kunyumva. Njye wumva ni John P. Kora subscribe kuri John P Rwanda, tujye tubana umunsi ku wundi. Bruce Melody yavutse mu 1992, avukira mu karere ka Kicukiro ahazwi nka Kanombe. Aha ni naho yakuriye. Avuka ku babyeyi bombi babiri, ari bo Girevani Ntibihangana ndetse na Vanilla Muteteri. Uyu muhanzi ni gute yisanze ari hejuru cyane? Nyuma y'ibyo agiye atangaza avuga ko yakuriye mu buzima butari bworoshye, azi ko ikintu cyitwa inzara aricyo kintu kibi ku isi yigeze abona, akaba ari byo agenda yitangariza. Ubwo yivugira ko we n'abamuri hafi badateze kuzagira ikibazo cy'inzara, kubera ko inzara ari ikintu yabonye kibi kibaho
kuri iyi si. Avuga ko atinya Imana n'inzara. Bruce Melody amashuri abanza yayigiye ku kigo cya Camp Kanombe, akomereza kuri FTEC amashuri yisumbuye Kanombe. Yaje kuyasoreza Rwamagana Islamique. Aha niho yasoreje amashuri ye yisumbuye. Bruce akimara kurangiza amashuri ye yatangiye gukora umuziki, ariko awuzamo nk'umuproducer apana nk'umuhanzi. Byagenze bite? Dusubiye inyuma mu mwaka w'ibihumbi 2006, Bruce Melody yagize gutya ahura n'itsinda ryari rikomeye cyane icyo gihe ryitwaga KGB. KGB yarabakundaga. N'ubwa mbere yari yumvishije abantu baririmbaga indirimbo zitandukanye n'izo mu rusengero, cyane ko uyu muhanzi yari yarakuriye mu rusengero rw'i Kanombe rwa Gikristo. Uyu muhanzi avuga ko yajyaga yandikira indirimbo korali, ariko ntibamuhe umwanya wo kuba yajya imbere ngo yigaragaze yerekane impano ye. Izo ndirimbo yanditse bakaziha abandi, bakaba ari bo baziproducinga cyangwa se baziyobora. Uyu muhanzi yaje kubona bitazashoboka, birangira bivuyemo, yinjira mu ndirimbo zisanzwe za secular. Yari yumvishije bwa mbere abahanzi baririmba ibitajyanye n'ibyo we yakoze yumva, kuko iwabo bakundaga ko bashobora kumva izindi ndirimbo, bumvaga indirimbo za Gikristo gusa. Uyu Bruce Melody byahindutse aho yahuraga na KGB. Yafashe umuhanda ajya i Nyamirambo, ajya guhura n'iri tsinda, aho atarazi neza ko bari bunahure. Ahageze asanga ni abasore benshi bageze ku 9, arababwira ngo nanjye ndashaka kuba umuhanzi nkamwe. Baramubwira ati ngaho ririmba. Abasaba ko yaririmba, arebye inyuma baramubwira ati ntaribi, ngaho ririmba. Bamwe muri bo bakunda imiririmbire y'uyu muhanzi. Umwe wari ugize KGB yahise amufasha kwinjira muri studio, amuhereza umuproducer umwe gukora indirimbo Bruce Melody bisa nk'ibigorana. Amuha undi muproducer murumuna wa producer wa mbere, kuko indirimbo ya Melody nabwo biranga, bakazajya bamubeshya uzagaruka ikindi gihe. Biranga neza kugeza aho yaje kujya muri studio, umuriro urabura. Ubuze abura amafaranga igiceri cy'ijana cyo kugira ngo bagure undi muriro Bruce Melody atahane indirimbo ye. Biranga neza, kandi icyo gihe yabaga yagiye n'amaguru, akava za Kanombe akagana za Nyamirambo kugira ngo akunde agere ku nzozi ze. Yaje kubona bitazashoboka, akomeza amashuri ye nk'ibisanzwe. Nyuma agisoza amashuri nibwo yinjiye mu muziki. Byagenze gute kugira ngo Bruce Melody winjiye mu muziki ari umuproducer, kugira ngo intego ye azikorera indirimbo ye, yisanga ari umuhanzi? Ni gute byagenze? Mu mwaka w'ibihumbi 2010 agisoza amashuri ye, yaje guhitira muri studio akora indirimbo yitwa Inkovu, ariko iyo ndirimbo ntiyamenyekana kubera ko ubushobozi bwo gupromotinga iyo ndirimbo ntibwigeze buboneka.
ikindi kandi nta nubwo yari iri kuri standard nk'iyo Bruce Melody yashakaga. Yaje kubona bitazashoboka ahitamo kwigira muri production arayikora kuko harakarahava cyane ko yakuragamo n'ibiceri, ariko kugira ngo yinjire muri production byamusabye kuba inshuti na Ama-G. Uko yabaye inshuti na Ama-G nibyo bitangaje. Yajyaga akunda kujya kwa Ama-G muri studio yari afite, agasabamo akazi ko gukora isuku. Target ye ari ukugira ngo azamenye gucuranga ndetse bibe byanamuviramo kuba umuproducer mwiza muri iyi studio. Ibyo ntibyaje gutinda ngo bibe ukuri. Mu gihe gitoya rwose yatangiye kuba yakegera mashine, atangira gukora imiziki nk'uko abyivugira ngo itari isamaje, ariko iyo miziki yarayikoraga. Target ye yari ukugira ngo basi kuko gukora imiziki ku bandi ba producer byasaga nk'ibigorana, igihe kimwe nawe azikorera indirimbo ye. Yavuye mu byuya bye, mu bumenyi bwe. Igihe cyarageze abaproducer b'ingenzi bakoraga muri studio ya Ama-G baza kugenda, Bruce Melody asigara ari we muntu w'umuproducer uri muri iyo studio. Igihe kiragera Ama-G The Black aramwiruka akomereza muri studio yari Ingoma gukora imiziki. Bidateye kabiri aza kumenya ko hari umukire ufite umufungo we ushaka kugura studio ya Ama-G The Black. Akibimenya abwira uwo mukire kumuha akazi nk'umuproducer, akaza agakoreramo imiziki. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 uyu Bruce Melody nibwo yinjiye muri iyo studio, ayinjiramo nk'umuproducer, ariko aza kubona uproducer bwe butakwiriye iyo studio. Abwira umukire w'iyo studio ati rero dukeneye undi muntu urenze ku bushobozi n'ubumenyi dufite muri iyi studio kugira ngo tubashe gusohora imiziki myiza cyane irenze iyo dusanzwe dusohora. Bagenda bagiye gushaka uwitwa Rick, basanga nawe ari mu nzira zo gufata rutemikirere agana muri Amerika. Iza kurangira babonye uwitwa Fazzo araza, batangira gukora imiziki kugira ngo bige n'ibijyanye na production. Fazzo akigera muri iyi studio yahoze ari iya Ama-G, yasabye Bruce Melody kuba yamubwira ati ngaho ririmba kugira ngo tubone icyo twigiraho production. Baririmba indirimbo yitwa Ngiye Kubivuga. Iyi ndirimbo yaje gusohoka ihindura imyumvire ya Bruce Melody, aho yumvishije kuko bya bintu abishoboye kandi yanabikora. Indirimbo yarasohotse ijya ku bitangazamakuru bitandukanye. Ikimara kujya ku bitangazamakuru bitandukanye irakinwa karahava. Bruce yaje guhita abwira wa mukire ati ndashaka ko dusinyana amasezerano nk'umuhanzi, nkabasha kuba nakikorera imiziki, ndabona mbishoboye. Umukire yahise abyumva, bahita bakora indirimbo yitwa Tubivemo. Iyo niyo ndirimbo yahinduye amateka ya Bruce Melody, atangira kwitwa umuhanzi gutyo avuye muri production. Byagenze gute kugira ngo Bruce Melody yisanga ari igihangange bigeze aha? Mu mwaka w'ibihumbi 2017
yitabiriye ibitaramo bya Coco Studio mu mwaka w'ibihumbi 2014. Yegukanye igihembo cy'umugabo mwiza w'injyana ya R&B mu bihembo bya Salax Award. Yongera gutwara iki gihembo mu mwaka w'ibihumbi 2019. Muri uyu mwaka yanatwayemo n'igihembo cy'umugabo mwiza w'umwaka. Uwo ni Bruce Melody. Si ibyo bihembo gusa yatwaye, kuko no mu bihembo bya hip hop yatwayemo igihembo cy'indirimbo nziza y'umwaka yitwa Turaberanye. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 mu bihembo bya Primus Guma Guma Superstar yabayemo umuhanzi mwiza. Uwo ni Bruce Melody. Mu mwaka wa 2019 ubwo ibihembo bya Kiss Summer Award byazaga, ku ikubitiro niwe muhanzi watwaye igihembo cya mbere cy'umuhanzi mwiza, Bruce Melody. Ibihembo bya hip hop nabyo biragarutse, atwara igihembo cy'indirimbo nziza ifite amashusho meza, Bloka. Iyo ndirimbo mwese murayizi, aho yaje kwandikira amateka akinjira mu ihatana ry'itwarwa ry'ibikombe mu mwaka w'ibihumbi 2020. Mubyibuke, yatwaye igihembo mu bihembo bya Kiss Summer Award, igihembo cy'umugabo mwiza w'umuhanzi w'umwaka, atwara n'igihembo cy'indirimbo nziza y'umwaka. Uwo ni Bruce Melody. Reka tube dusoreje igice cya mbere cy'ahangaha, nkurarikiye kuzumva igice cya kabiri cy'amateka ya Bruce Melody ubutaha. Kora subscribe tujye tubana umunsi ku wundi. Nje wumva ni John P Artist. Ushimiye kuba uri kunyuma.